Yesu ashimwe bavandimwe, nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pasiteri Augustin Ngirukwayo, nongeye kugaruka kuganira namwe kuri Mwiza Christian TV. Imana ishimwe, uyu munsi turiga ijambo ry'Imana cyangwa se inyigisho ivuga ngo imbaraga zo guhitamo uwo muzabana. Tubanze dusenga Imana. Nyagasani Imana yacu, uri Imana y'amahoro, reka ngushimire ineza yawe n'urukundo rwawe. Ushimire ko ari wowe wahishuye ko hari imiryango myinshi itabanye neza muri iyi si, kandi ngushimire ko natwe waduhishuriye izi nyigisho twajya tugeza ku bantu bawe kugira ngo bamenye ni gute umuntu yategura urugo rwiza rwazaguhesha icyubahiro. Muri uwo mwanya rero tugiye kongera kurebera hamwe kuri iyi nyigisho data no ku nama zatuma abifuza gushaka cyangwa kubaka ingo bagenderaho bikabafasha gushinga ingo nziza. Urakoze reka uyu mwanya tuwushyire mu biganza byawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Imana ishimwe kubw'uyu munsi. Tugeze ku isomo rya gatatu rivuga imbaraga zo guhitamo uwo muzabana. Abakristo benshi bakunda kwisenyagura bashakisha imbaraga kugira ngo babone uwo bazabana. Inshuro nyinshi bambara imyenda igaragaza ibice by'umubiri wabo, bamwe bajya mu tubyiniro tw'ijoro, abandi bajya mu bindi bidahesha Imana icyubahiro kugira ngo barebe ko bakurayo cyangwa babonayo inshuti. Ibyo kandi bigatuma benshi bumva bamwaye ku munsi bari mu rusengero, cyane cyane ku cyumweru. Kwinaniza no kutizera nibyo bibaranga, ariko byose bigaterwa n'uko bashaka guhitamo inzira z'isi mu gushaka abo bazarushingana. Abenshi birangira bafatwa n'indwara z'umutima ndetse no guta icyizere mu buzima bwo hanze aha. Ku bana bitari iyi Kristo, sinzira Imana yaduhitiyemo. Reka dutangire turebere hamwe ku nama zadufasha kugira ngo tuzabone cyangwa tuzabashe, cyangwa se ababyifuza bazabashe kubona abo bazabana bafite imico iva ku Mana. Mu mibereho yawe kora ku buryo ugira igikundiro cya gikristo, maze uzabona inshuti ifite imico ya gikristo. Hora utuje kandi ugire ubuntu n'ukuri mu byo usezeranya bagenzi bawe. Gerageza kugira ikinyabupfura n'igikundiro kandi ugire imico myiza mu buzima bwawe bwa buri munsi, kandi uhorane urukundo. Mu buzima bwawe gira ikintu kigushimisha kandi ukigendereho. Rimwe na rimwe ugomba kwihagararaho ukagira icyo wanga, kuko ibigeragezo ari byinshi. Kora ibituma abantu bishima, ufasha abakene, kandi ugerageze gukora ikintu kidasanzwe gituma uguma mu mwanya wawe. Gerageza kugira imico Imana ishaka. Fata umwanya utuze, some Bibiliya yawe, usenge, maze utangire gushyira mu bikorwa ibyanditswe byera mu buzima bwawe bwa buri munsi. Jya ugerageza kujya mu rusengero buri gihe kuramya Imana, kandi igihe cyose uri mu rusengero ubane n'Imana yonyine, nta kureba ku ruhande. Hari ikintu abantu benshi bibagirwa iyo bashakisha abo bazabana, ntabwo bibuka Imana mu rushako rwabo. Abantu b'Imana rero bagombye gushakana n'abandi bantu b'Imana. Ita ku murimo w'Imana uzagufasha kugira imico myiza, nko gutekereza neza, guteganya no guhorana imbaraga. Bizakongerera
kandi icyizere cyawe, maze bitume wumva utari wenyine mu buzima kandi abantu bagukunde. Abakristo bagendera mu by'Imana ishaka barushaho gukundana hagati yabo, maze bagakora umuryango munini. Yesu yari afite ibimenyetso by'abantu bitanga kandi bagendera mu rukundo rwe. Abo bose yabahinduye intwari ziyobora umurimo we. Kora urutonde rw'imico wifuza ko uwo muzabana yagira, maze iyo mico uyizanira Imana mu isengesho. Ni ugukora akarisiti nk'umubirikira wakurinda kujyana n'ikibi. Iyo ukora iyi lisiti ariko ibuka itegeko ry'Imana ngo ujye wifuza gukorera abandi ibyo nawe wumva bagukorera. Ese waba wifuza ko uwo muzabana nawe yategura ilisite nk'iyo? Ese urumva iyi lisite yatuma uhitwamo n'undi muntu? Ese iyi lisite yaba ishingiye ku kuri guhagije? Ibyo byose fata umwanya wiyumvishe ko uwo muzabana yujuje ibyo byangombwa. Imbaraga zabo zifate nk'ikintu gikomeye. Niba umuntu ari umukristo ariko akaba yarabaye imbata y'ibiyobyabwenge, inzoga n'ubusambanyi, na buri wese agomba kumwitondera. Niba kandi bahora mu kibazo cy'ubukene cyangwa se buri gihe bananirwa n'akazi, ushobora kwikurikiza ubukene ugiranye umubano n'umuntu nk'uwo. Yitwarire nko kutiyizera, gutagaguza, ubugome bukabije cyangwa kwifuza kuyobora abandi muri kamere y'umuntu bishobora nabyo gukomeretsa umubano. Gusa iyo ushaka umubano mu bantu bagendera mu gushaka kw'Imana, menya ko Imana ibakoreramo kandi ko hari icyizere ko urugo rwanyu ruzarangwa n'urukundo. Ariko bitavuga ko uwo wabona ari umwizera wese, bitavuga ko ashobora gucunga no kurangiza inshingano zose yashingwa. Hari ababa bizera gake cyangwa bishushanya, bityo bakaba badashobora kwiyemeza ku buryo burambye nk'uko umuryango w'abashakanye uramba. Simvuze ngo ntubashakemo umubano, ariko tekereza cyane mbere yo kubikora. Emera ubahe igihe cyawe kugira ngo ubamenye. Shaka umubano n'umuntu muhuje itorero. Aba bana basengera hamwe bagumana igihe kirekire, kandi uku niko kuri. Kubana gikristo binanirana harimo igihe umwe adashaka gufatanya n'undi myizerere. Isengesho mu kuri rifasha kubana, kubaka ubumwe burambye mu bashakanye. Jya wiga kumenya ba Kazarusenya. Abo ni abantu bashaka gusenya ingo z'abandi kubw'inyungu zabo. Hari benshi bashaka gikristo ariko batigeze batanga urugero rwa Kristo mu ngo zabo, ahubwo ugasanga iby'urusengero barabishyize ku ruhande. Muri rusange ntacyo ubona bakora ngo babe abana b'Imana. Ugasanga abanye n'umuntu muzima akaba yamutera n'indwara kandi akumva ntacyo bimutwaye. Bihanganire rero, kuko imiterere nk'iyo yanyuzwa mu binyamakuru by'abakristo, kuko ikigamijwe aba ari ukugira ngo amenye ukuri, kandi n'abakristo bamenye ko ibikorwa nk'ibyo biriho mu muryango w'Imana. Ba Kazarusenya rero nabo bica amasezerano bagiranye na Kristo kandi bagasigara inyuma mu ijambo ry'Imana. Kudahaga, kutishyura kimwe mu icumi, no kutamenya gutandukanya ikibi n'icyiza n'ibindi bimenyetso biranga umuntu wese waguye. Umva gahunda y'Imana kuko ntihinduka, kandi ugira ukwemera. Mwuka Muziranenge cyangwa Umwuka Wera araguhamagara ngo reka ubwibone bwawe, kandi niba Imana ivuze ngo hoya, hagararira aho, we kwisuzugura. Gerageza kugenda n'ubwenge kandi udahinduka, ugana ku byo wiyemeje.
kandi ushyire ku ruhande urwikekwe, umujinya, kutumvikana no kutizerana biturutse ku wo mwashakanye. Nubasha kwirengagiza ibi byose, uzaba uhaye urukundo agaciro, kandi abantu bose bazagendera kuri iyo myitwarire yawe. Nubona kandi abantu batakugiriye icyizere kubw'ibikorwa byiza byawe bidasa n'ibyabo, bareke, bazajya bagenda bakuvaho, ariko uzasigarana n'inshuti nyanshuti mwakomezanya urugendo muri Kristo. Nyamara niba ufashe neza uwo mubana igihe cyose kandi ukanamwizera, bizarushaho kuguha imbaraga maze abantu bakugarukire. Abakora ibikorwa byiza bazagera no ku musaruro mwiza, ibyo byizere, kandi abakora bibi bazasarura bibi. Nuko rero irinde ikibi cyose mu buzima bwawe. Irinde mu bikorwa byawe ko umuntu wese mudahuje igitsina yakubona nabi cyangwa akakugiraho urwikekwe. Uganire kurushaho kuvugana no kuganira n'abantu b'ibitsina byombi, nibwo uzagaragara neza imbere y'abo mudahuje ibitsina niba utarashaka. Kuvugana gusa n'abo mudahuje igitsina gusa burya birasenya, ntibyubaka ubucuti bwiza kandi bisebya itorero. Gukunda gusa uwo mudahuje igitsina bitera ikibazo ubwonko ndetse n'ihahamuka. Niba waragize icyo kibazo rero, egera umujyanama mufatanye gusengera iyo ngeso, uzakira. Niba ariko ufite uwo wahisemo ukaba umukunda koko, komerezaho ntuhagarare, bizagutera imbaraga no gutinyuka, kandi bizakugeza ku byiza no ku migisha y'Imana. Kenshi umubano w'abantu uturuka ku muranga, haba mu itorero cyangwa hanze y'itorero. Icyo dukora niba twatangiye urwo rugendo rutoroshye, ni ugusenga kugira ngo umuranga atagira uruhande ahengamiramo, agendere mu kuri. Ubwo kandi tuba twisabira ko Yesu ari we waba umuranga mukuru, kuko ibyo arimo byose biratungana. Ibariza Imana uko bukeye n'uko bwije umugisha mu byo ukora byose, n'ubushobozi bwo guhora uyumvira. Imana izwiho kuva kera guhuza abashaka umubano bakabana neza ubuziraherezo. Reka rero Imana yinjire mu bikorwa byawe bya buri munsi, bizagira umusaruro kandi bizabibera umurinzi mukuru. Reka turebe n'ibindi bikorwa byo kwitabwaho. Ni ukugerageza gushakira igisubizo no gufata imyanzuro icyo ushaka. Niba atari uko bimeze, uzabona uwo udashaka, kandi Satani nawe ahora yugarije. Kora karisiti cyangwa urutonde rw'imico wifuza, nibura nka 15. Iyo mico ishobora kujyana n'ibigaragara inyuma nk'uburebure, ibiro, umusatsi, cyangwa se ikajyana n'ibitagaragara inyuma biba mu mitima nko kutaryarya, kwizera, kwishima no gusetsa. Uko lisiti iba nini ku byo wifuza ku nshuti yawe, niko uzabana nayo bitakugoye. Uru rutonde rero rukubere nk'umujyanama uhoraho igihe uzaba wiyemeje. Emera uwo muzabana uhereye ku tuntu duto, nk'ibara ry'umusatsi, uruhu rwe se, kuko ya mico ikomeye kuyimenya biragoye. Wiyizera rero, ahubwo bitura Imana izabigufasha. Niba udashaka abana, witegura umubano n'umuntu ushaka abana cyangwa se ubafite. Niba udakunda kunywa itabi, wishaka umunywa-tabi, kuko washyize mu bitekerezo byawe ntabwo aba ari uwo. Bishobora gufata igihe muri uwo mushinga, ariko byanze bikunze ugomba kuboneka iyo wiringiye. Iyo umaze kubona uhuje n'intekerezo zawe, gerageza gufata igihe kingana no kuva ku mezi 6 kugera ku mwaka ngo umenye umuntu we w'imbere n'uw'inyuma. Reba ibimutera kurakara, nubona yifata nabi cyangwa se ari umunyamujinya, hagarika imishyikirano yawe nawe. Tondere rero ibimenyetso byo kwiyandarika ndetse no kugira amagambo mabi. Ubundi niba uwo wifuza kubana nawe ubona utamwiyumvamo n'abatakwiyumvamo, kandi mumaranye imyaka myinshi,
ubwo nyine mureke. Umubano ni uwo kwitonderwa kugira ngo twirinde divorce, kuko ari igikomere kidakira. Hora ureba neza ko uwo ushaka ari uko ubishaka. Ni ukuri ikibanza ni uko umuntu yishimira umuntu w'inyuma, ariko ntibihagije. Iyo umaze gushima uw'inyuma, ureba gahoro gahoro ubwiza bw'imbere, kuko nibyo bintu bibiri ushyira ku munzani kugira ngo ukunde, kandi nibyo byerekana urukundo ruramba hagati y'abashakanye. Ugomba kwizera ko ushoboye mu mpande zose, kandi ukagira ugushaka kuvuga cyangwa se kuganira n'uwo muzabana ku bintu byoroshye ndetse n'ibikomeye. Ariko itonde, ntugerageze kuryamana n'uwo muzabana mbere wibwira ko urimo gushaka cya cyizere ko uwo muzabana akwiye. Ibyo bamwe babigenderaho, ariko si byo. Abanyarwanda bavuga ko urugo rwiza ruhabwa n'Imana. Menya ko ibyo mugenzi wawe nawe wifuza kurushinga, ibyo ukora ari byo nawe akora. Uko ushakisha niko nawe ashakisha, uko mugumya gushaka cyane niko muhura. Tekereza cyane ko muzashakana, yereka abantu cyane cyane abashya bikwihisha. Gerageza kwikoraho uruziga rw'inshuti, kandi wiyumve mu muryango w'abantu urimo. Igihe ubwacyo nacyo gituma ubona wowe wifuza utavunitse. Muri make, wowe wifuza agomba kuba hari ibintu afite bimuranga. Kuba ari umukristo wiyemeje, kugira imico y'urukundo, ubwitonzi, ikinyabupfura, kubaha abantu bose no kuba yumva, kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza, kumva agaciro k'umugabo no kugira ukuri, kwizera, gufata ibyemezo no kwemera gushyira mu bikorwa inshingano. Umubiri we utera igikundiro, gutega amatwi abandi, gufashanya, gukundwa, kutirata no kuba abantu bamwiyumvamo. Kureba niba imico yawe ya buri munsi yahura n'iy'umufasha, kumenya icyo akora cyangwa akunda gukora mu rwego rw'imirimo, gukundwa n'abantu no kugira impano yo gucunga neza ibyo atunze ndetse n'iby'abandi, kubasha kubaho uko ubuzima bubaye, guhinduka bibaye ngombwa kubera isi ihora ihinduka, kwiyumvamo ubushobozi n'ubushake bwo guhindura ibintu, kwihanganira impinduka zaboneka ku bo babana, kumva ibyiyumviro by'abandi, akababaro bagira, kugira ubushake bwo kureba no gushakashaka kumenya icyo iyi si turimo ari cyo, imbaraga zo kumenya gukora mu gihe cy'ibibazo no kuguma mu mwanya mu gihe cy'ibibazo, gusangira amakuru n'ubumenyi n'uwo mwashakanye, kwiyemeza kugira ubushake mu buzima, guhangana n'ingorane, umubabaro, kwishima bibaye ngombwa, kwiyemeza gukora no mu nzitizi zaza zihungabanya imibanire myiza. Bavandimwe, inshuti zanjye, dusangiye ibi biganiro kuri channel yacu ya Mwiza Christian TV. Reka mbashimire uyu mwanya mwiza, kandi mbashishikarize gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Uko byagenda kose tuzavanamo inyigisho zadufasha, uko byagenda kose tuzavanamo kubaka imiryango yujuje ubuziranenge, ariko nanone Umwami Imana ari we mufasha wacu. Reka dusenge Imana. Nyakubahwa Mana yacu, twongeye kukunezererwa muri aka kanya, twongeye gushimira ineza yawe, tugushimiye izi nyigisho urimo utegura zo kugeza ku bantu batarashaka, ndetse n'inyigisho zo kugeza ku bubatsi ingo, kugira ngo ahari aho zagera ibishobora guhinduka bihinduke. Reka nsabe imbaraga zawe n'Umwuka Wera kugira ngo ugenderere abantu, nsabe imbaraga zawe n'Umwuka Wera kugira ngo winjire mu miryango yose. Reka nsabe imbaraga zawe n'Umwuka Wera kugira ngo uhagarike Data wa twese ibiri mu miryango ifitanye ubwumvikane buke.
ngaho komeza ubane natwe, ngaho dufashe, komeza utugirire neza kandi komeza utwungura ubwenge, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina.